mureke kwibaza habaye iki byagenze gutya, mureke kugumira hirya iyo ngiyo, ahubwo mumenye ko urufatiro rugihari, kandi mumenye ko nubwo mwabona ko rwasenyutse mu mubiri, ariko mu mwuka hari urundi rufatiro twahawe, arirwo Yesu Kristo. Imana ihabwe icyubahiro. Nari nzanye ayo magambo. Mwebwe mwese mukomeje gukurikirana Mukakarangwa TV, ikaze. Rero tugiye kubagezaho ijambo ry'Imana twabateguriye, nizere ko riraza kugira ikintu ribafasha. Evangeliste Devota niwe dufite ugiye kutugezaho ijambo ry'Imana. Murakoze rero, reka tumwakire. Shalom shalom, turakwakiriye aho uherereye hose. Nanjye nejejwe n'Imana ko twongeye kuganira kuri uyu muyoboro wa Mukakarangwa TV. Waba uri mu gihugu cy'u Rwanda ukeneye gufashwa n'Umwuka Wera, hari amagambo Imana iduhaye guhumuriza imitima y'abantu. Ndagira ngo ube hafi cyane uyumve tuyaganire. Waba uri hanze, waba uri mu Burayi, mu Bwongereza, Rusiya, waba uri Amerika, kuri Aziya, imigabane yose y'isi, turakubwiye ngo karibu kuri uyu murongo wacu kugira ngo uze kubasha kumva icyo tugiye kuvuga. Hari icyo Imana yashyize muri njye rero narinzanye, ndagira ngo umuntu wese aherereye yafashwe nacyo. Reka dutangire dusenga ubundi tumve iryo jambo ry'Imana. Turagushimiye Kristo, uri Imana y'amahoro, uri ibyiringiro by'abakwizera. Turagushimiye nawe watubereye Imana kenshi cyane. Mu by'ukuri ubwo Abisiraheli bari mu Egiputa, nta byiringiro bari bafite ko bava muri buriya buretwa, ariko nubwo bababaye babuvuyemo, kuko haleluya ari wowe ugira icyo urema warangiza ukagikomeza. Natwe turi muri iri teraniro cyangwa kuri uyu murongo turaguhamagaye kugira ngo uzubane natwe, uze wivange mu byacu. Turaguhamagaye kugira ngo umuntu wese uko agukeneye akubone. Turaguhamagaye kugira ngo umuntu wese uko agushakashaka akubone. Turaguhamagaye kugira ngo uko umuntu wese agukorakora akubone. Turaguhamagaye kugira ngo umuntu wese uko urufatiro yabonaga rusenyutse afate urwawe rukomeye. Turaguhamagaye kugira ngo wongere ube Imana bundi bushyashya. Turaguhamagaye kugira ngo ugire ibyo wubaka. Turaguhamagaye kugira ngo ugire ibyo usenya. Turaguhamagaye kugira ngo ugire ibyo ukomeza. Turaguhamagaye kugira ngo uzubane n'umuntu wese udukurikiye. Wabyanze byemere, wabuze igisubizo akibone, kandi umuntu wese abone ubutabazi bwihuse, kandi umuntu wese uri kuri uyu murongo ufite icyifuzo mu minsi 3 abone ubutabazi bwawe. Urakoze, urakarama wa Mana we. Tuguhaye ikaze mu izina rya Yesu wabambwe rimwe gusa. Amen. Urufatiro rw'Imana n'ubu ruracyariho, rwanditsweho ngo Uwiteka azi abana be. Urufatiro rw'Imana n'ubu ruracyariho, rwanditsweho ngo Uwiteka azi abana be. Uwiteka aratuzi we, Uwiteka azi abana be. Abizera arabazi we, Uwiteka azi abana be. Abayisenga arabazi we, Uwiteka azi abana be. Abakozi bayo arabazi we, Uwiteka azi abana be. Urufatiro rw'Imana n'ubu ruracyariho, rwanditsweho ngo Uwiteka azi abana be. Bikomeye aratuzi we, Uwiteka azi abana be. Ugeze aho bikomeye, Uwiteka aragufata. Urufatiro rw'Imana n'ubu ruracyariho, rwanditsweho ngo Uwiteka azi abana be. Uwiteka aratuzi we, Uwiteka azi abana be. Mu itorero aratuzi we,
Uwiteka azi abana be. Baririmbye arabasiwe, Uwiteka azi abana be. Wibereye mu cyariyo, Uwiteka azi abana be. Wibereye mu mugiyo, Uwiteka azi abana be. Urufatiro rw'Imana n'ubu ruracyariho, rwanditsweho ngo Uwiteka azi abana be. Urufatiro rw'Imana n'ubu ruracyariho, rwanditsweho ngo Uwiteka azi abana be. Uwiteka aratuzi pe, Uwiteka azi abana be. Uwiteka aratuzi we, Uwiteka azi abana be. Amen. Dutangisha umuririmbyi uvuga ngo urufatiro rw'Imana ruracyariho, kandi urwo rufatiro rwanditseho ngo Uwiteka azi abana be. Haleluya. Aho uriye mu cyaro Uwiteka arakuzi, aho uriye mu mujyi Uwiteka arakuzi, aho uriye mu bihugu bitandukanye Uwiteka arakuzi, kandi urufatiro ruracyariho. Urufatiro rwagiyeho kuva kera, ariko na bugingo n'ubu nta muntu warusenya ngo byemere. Nubwo isi yose yahaguruka, nubwo abantu ibihumbi bahaguruka, nubwo isi yose yavuga, ariko urufatiro rw'Imana, Imana irambwiye ngo nimbwire umuntu wese udukurikiye ngo urufatiro rw'Imana ruracyariho, kandi urwo rufatiro rwanditse ku Uwiteka atuzi. Nubwo abantu bavugira rimwe, nta kintu bakora Uwiteka atabyemeye, kubera yuko Uwiteka urufatiro rwe ruracyariho. Haleluya. Ajya yandika ku urwo rufatiro, akandika izina ryawe, akavuga ngo bibe gutya. Uwiteka arakuzi. Imana ihabwa icyubahiro. Reka dusome ijambo ry'Imana. Haleluya. Reka dusome ijambo ry'Imana, tugiye gusanga hano muri Zaburi igice cya 11 Zaburi. Turasoma kuva ku murongo wa 3. Turasoma mu izina rya Yesu. Haranditse ngo niba imfatiro zishenywe, umukiranutsi yakora iki? Amina. Dusubiremo. Niba imfatiro zisenywe, umukiranutsi yakora iki? Amena. Haleluya. Ijambo ry'Imana riratubwiye ngo niba. Haleluya. Iki ni ikibazo. Niba imfatiro. Haleluya, 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 haleluya. Niba imfatiro zisenywe, umukiranutsi yakora iki? Haleluya. Hari igihe uba wibereye ahantu, cyangwa hari igihe ugera mu gihe ukabona yuko imfatiro zasenywe pe, ukabona ko nta nyoko wanyu wagutabara, ukabona ko umugabo byayoberanye, ukabona ko inshuti zose zagiye. Iyo imfatiro zasenywe wibona usigaye wenyine. Byaba byiza cyangwa hari ikibaye ugasigana n'umuntu umwe cyangwa babiri. Icyo gihe imfatiro ziba zasenywe, kuko n'umubyeyi aba atabasha kukumva. Iyo imfatiro zasenywe n'umwana ntabwo abasha kukumva. Iyo imfatiro zasenywe nubwo n'ahantu ushobora no kujya kurega bakabona yuko ari wowe uri mu makosa. Iyo imfatiro zasenywe ushobora kujya gusenga bakabona yuko ufite iyindi sura ikuzanye. Ushaka kujya guterana bakabona yuko uwo muntu adasanzwe muri iryo teraniro, kandi imbere ujya gutura cyangwa ujya muri korali barabonaga yuko ari byo. Ariko Dawidi yarabivugiye iki? Yarabivugiye ko yageze mu rugamba, agera ahantu hari hamukomereye, arangiza areba ku misozi abura gutabarwa. Areba mu bakomeye yari afite abura gutabarwa. Arangiza aravuga ati basi ni iki nakora? Aribaza ngo mbese imfatiro ubwo zisenywe, umukiranutsi yakora iki? Bavandi, nzanye ijambo ryiza pe.
twatangije ikorasi ivuga ngo Uwiteka azi abana be kandi urwo rufatiro ruracyariho. Nubwo ubonye yuko mu bantu rwasenyutse, nubwo ubona ko imikorere yanze, nubwo ubona ko abagukundaga baguhindutse, nubwo ubona ikirere cyawe gifunze, ariko icyo umukiranutsi asabwa, haleluya, ni ugusenga. Imana ihabwe icyubahiro. Niba imfatiro zisenywe nta kindi wakora, ahubwo umukiranutsi aba akwiye gusenga. Haleluya, Imana ihabwe icyubahiro. Hanyuma ku murongo wa 4 akavuga ngo Uwiteka ari mu rusengero rwe rwera, Uwiteka intebe ye iri mu ijuru, amaso yareba abantu, imboni ze zirabagerageza. Uwiteka agerageza abakiranutsi, ariko umunyabyaha n'ukunda urugomo mu mutima we urabanga. Amina. Ngo igihe cyose zamaze gusenyuka, Uwiteka gahunda ye ari mu rusengero rwera, ari kuri ba bantu bari kumusenga. Uwiteka nubwo zasenyutse ntabwo bimubujije kuba ari mu rusengero rwe rwera. Nubwo imfatiro ubona ko byakomeye, ntabwo byabujije Uwiteka kwibera mu rusengero rwe rwera. Nta nubwo urusengero rwe rwera ari ukuvuga ngo ni rura rw'amatafari ahiye, rw'amatafari ahiye rwagwa umuyaga waruhirika, ariko urusengero rwera bari mu mutima wawe. Bivuze ngo rero nimba imfatiro zisenywe wigira ubwoba, tegura urusengero rwawe rwere, kuko Uwiteka azaba muri urwo rusengero rwawe rwera. Rusengero rwera rwa mbere ni umutima w'umuntu. Imana ihabwe icyubahiro. Tunganya umutima wawe, tunganya ubugingo bwawe. Nubwo imfatiro zasenywe, nubwo amagambo yabaye menshi, nubwo ntacyo kuvuga, nubwo ugeze mu gihe cyo kwitangira itama, nubwo ugeze mu gihe cyo kuryama, ariko wigira ubwoba ngo kuko imfatiro zasenywe, kuko urufatiro ruracyariho. Hasenywe izo mu mubiri, hasenywe iz'abantu bakwanze, ariko urufatiro rwa Yesu ruracyariho, rwanditsweho amagambo avuga ngo Uwiteka arakoze. Imana ihabwe icyubahiro. Reka twongere tugende dusome mu Bakorinto ba mbere. Turasoma mu izina rya Yesu Kristo. Turasoma mu Bakorinto ba mbere, dusome mu izina rya Yesu ibice 3, dusome kuva ku murongo wa 11. Haranditse ngo kuko nta rundi rufatiro umuntu abasha gushyiraho keretse rwashyizweho, arirwo Yesu Kristo. Ariko umuntu niyubaka kuri urwo rufatiro izahabu cyangwa ifeza cyangwa amabuye y'igiciro cyinshi cyangwa ibiti cyangwa ibyatsi cyangwa ibikenyeri, umurimo w'umuntu wese uzerekanwa urya munsi niwe uzamenyekana, kuko uzahishurwa umuriro ukaba ari wo, kandi uzageragerezwa umuriro w'umuntu wese. Amina. Umurimo w'umuntu uwo yubatse kuri urwo rufatiro rugumaho azahabwa ingororano. Amena. Imana ihabwe icyubahiro. Dusomye amagambo menshi, dusomye amagambo akomeye, dusomye amagambo nanone avuga ngo kuko nta rundi rufatiro rwashyizweho, arirwo Yesu Kristo. Amena. Muri Zaburi twabajijwe ngo mbese imfatiro niba zisenywe umukiranutsi yakora iki? Ariko hano haratubwiye ngo nta rundi rufatiro rwashyizweho. Haleluya. Nta rundi rufatiro rwashyizweho uretse urufatiro rwa Yesu Kristo rwonyine. Nta handi uzakura ubutabazi, nta handi uzagenda ukabwira Imana ngo ko byasenyutse mbagenze gute. Haleluya. Imana ihabwe icyubahiro. Ubutabazi bwawe, urufatiro rwawe wahawe ngo ruri kuri Yesu Kristo, niwe rufatiro rw'ukuri. Haleluya. Abantu nyine ni abantu, iminsi igihura n'abantu bakakwibagirwa bakaguhinduka, ariko urufatiro twahawe rw'ukuri ni urufatiro rwanditsweho
Yesu Kristo niwe twahawe, Imana ihabwa icyubahiro. Hanyuma ngo uru rufatiro kandi ngo rusubakwaho, ndetse narwo ruzatuma tubasha gupimisha iyo mirimo twakoreye mu isi. Ubwo urwo rufatiro twahawe uri mu isi ukora imirimo myiza ibasha kwandikwa, kandi ngo iyo mirimo myiza izagaragara, niba ku rufatiro ariho iri, izagaragara nk'ifeza n'izahabu. Ndetse n'igihe cyo gupima imirimo y'abantu izapimishwa umuriro biturutse kuri urwo rufatiro twahawe. Hanyuma ngo umurimo wakoze niba ushyira mu muriro ukavamo udahiye, uzaba utsinze, kuko uzaba warubatse ku rufatiro rwa Yesu Kristo. Ariko umurimo wawe niba ushyira mu muriro ugahiramo, uzaba utsinzwe, kuko utubatse ku rufatiro wahawe ari rwo Yesu Kristo. Gahunda dufite rero, Imana yarimo amagambo meza ababwira ngo mugarure imitima yanyu, mureke kwibaza habaye iki byagenze gutya, mureke kugumira hirya iyo ngiyo, ahubwo mumenye ko urufatiro rugihari. Kandi mumenye ko nubwo mwabona ko rwasenyutse mu mubiri, ariko mu mwuka hari urundi rufatiro twahawe ari rwo Yesu Kristo. Imana ihabwa icyubahiro. Nari nzanye ayo magambo, uherereye hose ufashwe n'ayo magambo. Mbese urufatiro rusenywa, umukiranutsi yakora iki? Umukiranutsi yasenga, umukiranutsi yakizera, kuko nubwo rwasenywa ntiruzabuza Imana yuko izaba mu rusengero rwayo rwera. Kandi hasenyurwa hafi, ariko urwo twahawe rwo rwanditseho Yesu Kristo ntiruzasenywa, kuko n'igihe cyo gupima ruzanapimwa, kandi ruzanapimisha imirimo yacu. Iyo mirimo izaca mu muriro, hanyuma duhabwe kunesha. Yesu abaha umugisha. Waba unkurikiye wabonaga ifatiro zasenyutse? Waba unkurikiye wabonaga byanze? Waba unkurikiye wabuze igisubizo mu miryango? Waba unkurikiye ahantu hose wabuze uko bigenda? Ngwino dusenge, urufatiro ruracyariho, rwanditseho ngo Uwiteka aratuzi azi abana be. Data mu izina rya Yesu Kristo, Imana y'amahoro, Imana nziza, tunejejwe nawe aya masaha. Twari twihebye tubona imfatiro zasenyutse, ariko utubwije abageza ritubwira ngo nta rundi rufatiro twahawe keretse urwayanditseho Yesu Kristo. Turakwizeye nubwo izindi mfatiro zasenyuka, ariko urufatiro rwawe ntirujya rusenyuka. Alotalastofaigre nato aminibofaige distofaige dimando, ntabwo rujya rusenyuka, kubera yuko ari wowe Kristo nyiri torero. Ngaho fasha udukurikiye, buri wese aherereye kuri iyi si, ubashe kumva gusenga kwe. Wazasenyutse umwubakira urwo mu mwuka, wari utarasenyuka umukomeze, ugukeneye akubone. Twifuza kubana nawe, tugeze mu gihe Eliya yavuze ngo he kubaho guhora mu rungabangabo. Imana imanura umuriro, niyo Mana iremerwa. Natwe dutegereje ko wamanuka ukamanura umuriro, hakaboneka Imana y'ukuri. Dutegereje ko wamanuka nkuko wiyeretse Dawidi, nawe abona imfatiro zisenyutse, ariko waje kumwereka ko hari urundi rufatiro ruhari. Ngwino natwe bitwereke, kandi uduhire muri byose, ntuceceke, aho ku bwami bwawe buganze. Umugisha umuntu wese udukurikiye, abadukurikira turabakunda, ujye ubaha umugisha, ntibakakubure ku manywa na nijoro, bagukeneye bajye bakubona. Twizeye ko twumvise, kandi ko imfatiro zacu zubatse, abana bacu bakabimenya, imiryango ikabimenya, amatorero n'ahandi. Urakoze, urakarama, mu izina rya Yesu Kristo wabambwe rimwe gusa. Amen, amen.